Kwishyura avansi ya kabiri y'umusoro ku nyungu ifite itariki ntarengwa ya 30 z'uku kwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2025. Abakora ubucuruzi cyangwa bafite ibinyabiziga bikora ubucuruzi n'abandi bakora ibindi bikorwa bibyara inyungu bose barasabwa kumenyekanisha no kwishyura avansi ya kabiri y'umusoro ku nyungu hakiri kare mbere yo itariki ntarengwa igera. Muri iki kiganiro turarebera hamwe aho imyiteguro igeze ku bacuruzi barebwa no kwishyura iyi avansi ya kabiri y'umusoro ku nyungu n'icyo abataritegura basabwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Umuco wo kuvuga ngo nzabikora ku munota wa nyuma, minsi ya nyuma uracyahari. Turacyari kubona abasora benshi bataramenyekanisha benda kugera kuri 50%. Tubona rero ko hasigaye iminsi mike cyane kuba bavuga ngo bano bategereje iki bose ko kumenyekanisha ntabwo bivuze ngo uhite wishyura. Ubwo rero turakangurira abasora kumenyekanisha. Uzi ko ategereje amenye ko na mugenzi wategereje nkawe, uzi ko yabyirengagije cyangwa utabihaye agaciro amenye ko n'abandi batabihaye agaciro, bose bategereje kuzahurira mu muhanda umwe, ariyo ya systeme dukoresha mu minota ya nyuma, kandi bazaba bakeneye n'ubufasha. Abantu bandikishije ubucuruzi muri uyu mwaka wa 2025 kugeza uyu munsi ntago basabwa kumenyekanisha izo avansi z'umusoro ku nyungu, kuko bazamenyekanisha bwa mbere hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa gatatu kwa 2026. Umuntu wese wandikishije ubucuruzi ukuvuga ngo ntago biri kumureba. Cya kabiri, umuntu wese wamenyekanishije 0 yuko atakoze mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, tugaragaza umusoro ku nyungu z'umwaka wa 2024, nawe ntagarebwa n'izo avanse z'umusoro ku nyungu. Ni ukuvuga ngo umuntu uri kurebwa ni avanse ya kabiri y'umusoro ku nyungu ni umuntu wese uzi ko hari amafaranga runaka yamenyekanishije akanishyura mu kwezi kwa gatatu. Umuntu wese uzi ko akora ubucuruzi akaba yaramenyekanishije mu kwezi kwa gatatu ararebwa na avanse ya kabiri y'umusoro ku nyungu, yaba yarakoze muri kiriya gihembwe turi kuvuga cy'ukwezi kwa 4, kwa 5 no kwa 6, cyangwa se atarakoze. Niba atarakoze asabwa kumenyekanisha ko atakoze. Niba yaranakoze kandi nabwo akamenyekanisha ndetse akanishyura. Abarebwa no kumenyekanisha ndetse no kwishyura bose baributswa ko iki ari cyo gihe cyo kubikora, bakayibara bakanayimenyekanisha, iyi tariki kazajya kugera byose byararangiye. Bamwe mu basora mu bihembwe barebwa kandi ni avansi ya kabiri y'umusoro ku nyungu bishimira ko bamaze kumenyera kwishyura mu bihembwe kandi ko batangiye kwitegura iki gihembwe. Sora umusoro ku nyungu tugasora buri gihembwe y'amezi 3. Ubu tugiye kugera mu cyiciro cya kabiri. Nicyo turi kwitegura gusora. Turi kubyitegura kuko hajya habaho ibibazo byinshi iyo umuntu ari kwishyura ku munota wa nyuma cyangwa yarengeranye, niho handi hava ya amande usanga bariho baraduca, ariko ibyo byose mu rwego rwo kubyirinda tubyitegura mbere. Nk'aha twe muri Kenkayori Munange dukora ibishoboka byose ku buryo itariki 30 igera ibintu byose twabishyize ku murongo kugira ngo twirinde za ngaruka zo kuba badushyiraho amande. Ni mu ubwo buryo tubyiteguyemo, tuba tubyibuka tubizirikana, iriya tariki kagera turi standby ko ibintu byose biri ku murongo. Kugenda dukusanya amakuru tureba bimeze gute, wacuruje ibiki, wasohoye ibihe, muri stock usigaranyemo ibihe, wasohoye ibihe. Ni muri urwo rwego nyine dukusanya ibyo byose kugira tubashe kugira ngo tudeklare hakiri kare. Gutanga umusoro biteganywa n'amategeko kandi mu rwego rwo korohereza abasora, by'umwihariko abarebwa no kwishyura umusoro ku nyungu bashyiriweho kujya bawutanga mu bihembwe. Abarebwa no kwishyura uyu musoro bagaragaza ko ari gahunda nziza bishimira kandi ko inabafasha mu iterambere ry'ubucuruzi bwabo, bityo bagasaba abamenyekanisha ku munota wa nyuma kujya babikora hakiri kare. Inama nababwira ni ukukusanya amakuru hakiri kare, bakitegura ku gihe kugira ngo birinde ya amande bagenda baducaya hato na hato. Niyo nama numva nababwira, kuko bijya bibaho ko hari abarengerana bakibagirwa cyangwa se bakabikora ku munota wa nyuma, connection zanze, ugasanga biri kuba ibibazo barwana n'igihe kandi cyarangiye. Nabashishikariza rero kubikora mbere. Nabo bakwitegura nk'uko mbivuga ko
ndiho ndareba ibyinjiye, ibyasohotse, ibyo nacuruje, bikiri muri stoke. Ni muri ubwo buryo nyine bagakwiye kubyitegura kare kugira ngo tariki 30 igere ibintu biri ku murongo. Ni muri ubwo buryo nabashishikarizamo kubitangira kare. Bitewe nuko hakunze kugaragara abasora bibuka kumenyekanisha umusoro ku munota wa nyuma, ni ngombwa ko abo bireba bose bakora imenyekanisha hakiri kare mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka mu minsi ya nyuma, kuko bishobora kubakurura mu bihano igihe batubahirije itegeko. Kutamenyekanisha ntago bivuze ko wihisha ikigo cy'imisoro n'amahoro ngo byarangiye. Iyo umuntu tuba dufite abo dutegereje, hari nabo tuba turi kubona, tukavuga ngo aba bantu turabona barakoze ubucuruzi, turabona baragize inyungu runaka, dutegereje yuko baza kumenyekanisha. Iyo umuntu rero ataje atamenyekanishije, hari abibeshye ko bihishe ikigo cy'imisoro. Ntago ari byo, kuko biba bigaragara, kandi isaha n'isaha ubu uzagerwaho n'ubundi uwo musoro utamenyekanishije ugasabwa kuwumenyekanisha, ndetse hakaba hariho n'ibihano bigendanye no kutamenyekanisha. Ni byiza rero yuko umuntu n'ubundi abinyangamugayo mu mikorere ye, bavuga ngo reka amenyekanisha ko ni inshingano mpabwa n'amategeko, kandi ni inshingano mboneragihugu igihugu mbayemo. Icyo ni kimwe. Bivuze ngo abibeshye ko tutababona turababona, abatekereza yuko wenda nanone hari ukundi byagenda ntako kubera ko ahubwo icyo bari gutegereza ni ibihano bigendanye no kutamenyekanisha. Abategereza rero umunota wa nyuma, turavuze ko bigenda bihinduka, ubona ko byibuze imibare igenda izamuka, ariko ntabwo iragera ahantu heza. Ni kubera icyo umuntu yakwirendereza gukora ikintu n'ubundi azakora. Ni kuki nakwirendereza ikintu nzakora kandi noneho biri kugenda binyongerera pressure, binyongerera risk, kuko mu gihe cyose niba ugiye kumenyekanisha n'urugero, ushobora gusanga hari fagitire imwe itarinjiye muri system, ukaba ukeneye yuko tuyigusunikira bitewe nuko hari aho yahagamye wenda mu ikoranabuhanga. Ushobora gusanga se wenda hari utundi tubazo tuvutse, mushobora gusanga hari ibindi bintu bagomba kudeklarara cyangwa se kwinjiza muri declaration zawe udafite, ugomba kubwira abantu uti mumpe kakana. Ese nuza ku munota wa nyuma mu minsi ya nyuma, iyo support cyangwa ubwo bufasha uzabukura hehe? Ibyo rero ni inyungu z'umuntu ku giti cye, ariko nanone no guhindura imyumviremo, tukavuga ngo kuki najya gutegereza kwirendereza ikintu nzakora, ntacyo binsabye aka kanya, ndamenyekanisha, niba uri ukwishyura menye n'amafaranga ngomba kwishyura rega. Kuko hari igihe usanga turi kuvuga ngo ni umusoro ku nyungu, ushobora gusanga ayo mafaranga warayashoye mu kindi kintu, ariko ukaba agomba kwitegura kugira gute kuyabona no kuyishyura. Rero iyo umenyekanishije kare, uravuga ngo ndasabwa wenda 200,000 by'umusoro bitewe n'imikorere yanjye, ni urugero mfasha, reka nyashake ayo 200,000 kuko nta mfite aka kanya, ariko nitegure ko ku itariki 27, 26 n'umunani nzayishyura ntagiye mu bukererwe. Iri siganwa ry'amagare riri kubera mu Rwanda ntago ryakuyeho serivisi. Ofisi yafunzwe n'imwe bitewe nuko aho iri hakoreshwa cyane, ariko ahandi hose hari gukora. Abakozi bacu bose barahari, abakenewe, ndetse n'abashaka ubufasha mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuri telefone, kuri social media, buri gutangwa. Ntago bikwiriye kuba urwitwazo rero yuko umuntu atamenyekanishije ku gihe cyangwa se ngo yishyure ku gihe. Ahubwo twavuga ngo abantu bitabira, bakererewe bitabire, kugira ngo batazavaho basiganwa n'iminsi ya nyuma. Nyuma y'isiganwa basigaye umunsi umwe cyangwa 2. Bivuze ngo ubikora yakabaye bikora kare, uwo munsi umwe uzaba usigaye akawukoresha mu kwishyura, wenda uko kwishyura byo bisaba amasegonda makeya umuntu akaba arangije kwishyura. Reka mbibutse ko avansi ya kabiri y'umusoro ku nyungu imenyekanishwa hashingiwe ku byacurujwe mu kwezi kwa 4, ukwa 5 n'ukwa 6 muri uyu mwaka wa 2025. Mwese abarebwa no kwishyura avansi ya kabiri y'umusoro ku nyungu, nabibutsaga ko itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya kabiri y'umusoro ku nyungu ari tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 2025. Ariko si ngombwa gutegereza iyi tariki ya nyuma nk'uko mwabikurikiye muri iki kiganiro, mu rwego rwo kwirinda ibibazo byavuka ku munota wa nyuma byanabakururira ibihano. Abakeneye kumenya intambwe ku yindi uburyo kumenyekanisha avansi ya kabiri y'umusoro ku nyungu bikorwa,
mushobora kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004.